amarira agahinda ubona ibyo byuzuye ababyeyi bose bari kubona abana babo bose batagihumeka. Sinatinya kuvuga yuko iyi manuka ishobora kuba ibaye ya mbere mu manuka zose zabaye imbi muri Afrika yose muri mwaka wa 2026. Ni imanuka ihitanye abanyeshuri bagera kuri 20 ndetse n'umuyobozi wabo w'ishuri umwe, bagahita bagera kuri 21 bose hamwe. Abanyeshuri bagera kuri 20 n'umuyobozi w'ishuri bose bapfiriye mu manuka ikomeye cyane ya bisi. Dore ngibi nko kubibona ku mashuri imbere yawe. Mbere na mbere kino ni ikigo bano abanyeshuri bigagamo. Iryo ni itsinda ry'abanyeshuri bitavye Imana. Aha n'imbere yuko baguruka bafata urugendo barimo kubaha amabwiriza. Uwo mugabo barimo kubaha amabwiriza ni nyakwigendera wari uyoboye rino shuri. Nayo bisi ubona niyo baguyemo. Reka ibingibi tubyite breaking news. Aganda muri Uganda, bisi ishuri yakoze imanuka ikomeye cyane maze itana abanyeshuri 20 ndetse n'uyobora ishuri. Agana yakomeye cyane kagaritse imitima abaturage bose ba Uganda nyuma y'imanuka ikomeye cyane ya bisi ishuri yahitanye abantu 21 barimo abanyeshuri 20 mu mashuri abanza ndetse n'umuyobozi wabo w'amashuri ubwo bari mu rugendo rw'amasomo. Imanuka bengeje ryo kuwa 4 tariki 13 Nyakanga 2026 ikababereye mu karere ka Kapuchorwa mu burasirazuba bwa Uganda. Ubwo bisi aritwa abanyeshuri biga ku kigo cya King David Junior School, ishuri iherereye Indeje mu mujyi wa Kampala, yavaga mu rugendo rwo gusura isomo rizwi cyane nka CP Falls. Amakuru kandi yibanze atangajwe na polisi ya Uganda agaragaza yuko iyi manuka ishobora kuba yatewe n'ikibazo cya tekanike cyabaye kuri iyi bisi. Umushoferi utwaye bisi ngo aje kubura ubushobozi bwo kuyigenzura ubwo yarigeze ku musozi muremure wa Chikwatiti Hill uzwiho guteza imanuka nyinshi cyane. Ako kanya ngo bisi cyagira yahisegwamo bitunguranye. Uyu musozi kandi ngo ni mubi cyane, iyi modoka ihaguye bibigoye ko yahikura. Abatanga bamwe bavuga yuko iyi bisi isiva mu muhanda ku muvuduko munini cyane maze itigonga urutare runini rwari ruri ku ruhande rw'umuhanda mbere yo kwibarangura inshuro nyinshi kuri uyu mukingo. Ngikimara kugunga runo rutare yahise kwanyuka bikomeye cyane, mazutu cyangwa se essence itimeneka yose itangira gucumba ngo bwatumye igisenge cy'iyi bisi gishwanyagurika burundu. Ako kanya bisi yose birarangaye ariko ari kintu ku muvuduko mwinshi cyane. Mana ako kanya igisenge kikimara kuvaho nibwo ibintu byasibiba bibi kurushaho kuko byatumye abana benshi bari bayirimo, ibyuma, ibitare ndetse n'ibiti bitangira kubinjira bose kwiramira biranga, dore ko shoferi nawe yarameze nabi niko guhita basiga ubuzima. Mana ako kanya nta kuzuyaza. Mbahitanywe n'iyi mpanuka harimo Tadeus Sekadi warushinzwe akanayobora King David Junior School. Uyu ni umuyobozi waruherekeje bano banyeshuri muri urugendo rw'uburezi, nawe akaba yasize ubuzima mu buryo butunguranye muri iyi bisi. Dore ngo imbere yanyu arimo guhamabwiriza bano banyeshuri mbere yuko batangira guhaguruka. Ni mu gihe kandi abandi benshi bakomerekeye muri impanuka base bajyanwa kwa muganga kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse, mu gihe inzego z'umutekano zakomeje ibikorwa byo gutabara ndetse no gukusanya ibimenyetso byose. Hari amashusho n'amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza amapine y'iyi bisi, bamwe bavuga yuko aya mapine asaga n'ashaje cyane. Ibyo rero byatumye abantu benshi batangira kwibaza niba iyi modoka iri kwe gutwara bano bana, ndetse basaba kwakorwa n'iperereza ryimbitse ku miterere yayo no ku buryo agenzurwa mbere yuko ijya mu muhanda. Nibwo ababyeyi b'abana bamenyeshejwe ibyabaye baje basanga hafi yabo bose bamaje gupfa, nta kindi bakoze usibye gutangira gusuka amarira. Kugeza ubu ngubu abaturage n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje gusaba yuko hakazwa igenzurwa ry'iyi modoka kuko batangiye kubona ibimenyetso by'uko iyi modoka yari ifite ibibazo muri yo ndani. Bavuze yuko uburangare mu kubungabunga iyi modoka bushobora kuba ariyo ntandaro y'impanuka yabaye maze itana ubuzima bwose bw'inzirakarengane. Kugeza ubu ngubu polisi ya Uganda iracyakora iperereza kugira ngo bamenyekane mu by'ukuri cyateye impanuka ndetse namenyekane niba ari uburangare cyangwa se amakosa yaba yarakozwe mbere yuko urugendo rw'iyi bisi rutangira. Kugeza amagingo aya ngaba bitabye Imana bari kujyanwa mu ruhukiro. Imanuka kandi ngo yabaye imwe mu zahitinye abana benshi muri Uganda mu myaka ya vuba, ikaba isize imiryango myinshi mu gahinda gakomeye cyane ndetse kongera kwibutsa akamaro ko kubungabunga umutekano mu muhanda ndetse no kugenzura neza ibinyabiziga bitwara abanyeshuri mbere yuko bihaguruka. Ngaye nguko rero umva ko hapfuye abana bagera kuri 20 ndetse na delegiteri wabo cyangwa se umuyobozi w'ikigo bigagaho bakaba bapfuye nyuma ko bisi ari hagurutse maze kaza kugira ahantu asa nk'ahanamye bisi kanyeri igahita imanuka ikikubitamo hasi. Ubona ikanyeri ikikubita ku rutare gashwanyuka, icyo hejuru cyangwa se gisakara bisi gatakivaho maze bisi gatangira gushwanyagurika. Hafi y'abana bose rero bakaba bamaje kwitaba Imana mu gihe bake muri bo bajyanwa kwa muganga ndetse nabo bakaba bakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Ngaye nguko twanganisha umuryango boze bano bana ndetse kandi twanganisha famille y'uyu murizi mu gihe bose bakoze impanuka bakitaba Imana. Twifurije rwose kuruhukira amahoro bagirira ukuri dashira, naho twifurije abana bakomerekeye muri impanuka gukira vuba. Ngaye nguko impanuka ikomeye cyane kabere mu gihugu cya Uganda. Babwira ni Karagaciye mu ngenda cyari mwe Nyabari Obed nangi n'isoko y'amakuru waruteza amatwi. Obi Time News.